twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubahe ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Uburenganzira bw'umwana butangira akiri muto, aho yitabwaho n'ababyeyi be bakamuha uburere, bakamwambika, bakamugaburira ndetse bakamujyana no ku ishuri. Iyo ibi bitabaye bigira ingaruka zitandukanye ku mwana. Twaganiriye n'abantu batandukanye batubwira uko babibona. Navuga ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo mu bibazo bimwe byugarije umuryango nyarwanda, kuko ni ikibazo duhura nacyo. Mubona abana mu mijyi y'igihugu cyacu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aho ubona abana bari mu muhanda. Hari abana baza bakirwa mu muhanda, ariko nabo bakakora ingeso mbi. Hari n'abana rero ubona bataye iwabo, bibera mu muhanda. Nabyo uburenganzira bw'umwana ntabwo buba bwubahirijwe, kubera ko ubuzima abarimo mu muhanda ntabwo ari ubuzima twakwifuriza umwana w'umunyarwanda. Hari igihe wabonaga bisa nkaho byagabanutse ko abana bo mu muhanda bongeye babaye benshi, nk'iciza Nyabugogo bwije ubona abana ari benshi mu muhanda, abana batoya. Mu by'ukuri ari ikibazo kibabaje. Hari impamvu zitandukanye zituma abana bo ku muhanda biyongera. Njye mbona yenda kenshi ari uko hari abana baba barananiye ababyeyi, cyangwa se ababyeyi nabo bakaba bigiriye muri za shuguri, ntibabone uko babegera, cyangwa bikaba yenda biterwa n'ubukene, hakaba n'ubwo ari abana babananira. Akenshi iyo urimo wumva ibyo abantu bavuga, ikibazo cy'abana mu muhanda giterwa cyane n'ibibazo biba mu muryango bavukamo, ugasanga ababyeyi babo batumvikana, ugasanga rero bitumye n'uburere bw'abana buba bubi, bigatuma umwana afata icyemezo cyo kujya mu muhanda kugira ngo arebe yuko yakwirwanaho, aho ugasanga kwa kwirwanaho kwe ahubwo bishize ubuzima bwe mu kaga. Urebye bana benshi impamvu bari mu muhanda, hari igihe baba bafite nk'ababyeyi batishoboye, noneho ugasanga byatumye abana baba benshi. Noneho buri umwe wese iyo umwana abonye mu rugo nta kintu bafite, aba yumva ashaka nawe kujya kwidagadura ngo ajye kwishakira ikintu yarya. Ni ukuvuga ngo bamwe na bamwe ngiye mbareba baba bafite ababyeyi babo, bakabohereza bakabwira ati mugende mutoragure ibintu hariya mu isoko, none mumara kubitoragura muzane turebe ko twabona icyo kurya. Nimba tugenda tubyuka tugenda bajya ku kazi, bava ku kazi bakajya ku ishuri, bava ku ishuri bakagera mu rugo saa 5, muri aya masaha ya nyuma asanga abana baryamye. Mu gitondo akabyuka agenda abana batarabyuka. Urumva umwana azafata imico runaka tutazi, nibirangiza uzabone ngo umwana ngo yananiranye, kandi natwe ubwacu tubifitemo uruhare. Byaba ubushakashatsi bwakozwe, icyambere kigaragara abana gituma abana baza mu muhanda ni ikibazo cyo mu miryango. Umwana wavuye mu muryango akaza mu muhanda ntabwo ari ahantu umuntu yakwifuza kuba. Burya hari byinshi aba yahunze cyane cyane kubura urukundo rw'ababyeyi. Kuri urwo rukundo hakaza n'ibindi byongeraho, hari ubukene, ariko cyane cyane ubwo bukene nabwo bwiyongeraho ibindi. Kuko ntabwo twavuga ngo umuryango uba mu bukene abana bazajya mu muhanda, ariko ugasanga hiyongereyeho ibindi bibazo bijyanye n'amakimbirane mu muryango, aho abana batubwira bati ababyeyi bacu bararwana. Hari n'ibibazo biza kubera ko imiryango yagiye isenyuka, ugasanga umumama ashatse undi mugabo, umugabo araje ahohotera abo bana hasanze, cyangwa umugabo ashatse undi mugore, umugore ntabwo aje ngo yite kuri abo bana. Ugasanga noneho wa muryango aho umwana yumva ko ari iwabo ntabwo akihiyumva, ahubwo arasanga ari ahantu hamereye nabi. Twaganiriye na Madame Gaudence, umuyobozi muri Rukiri ya 2, atubwira icyo bakora ku kibazo cy'abana bo mu muhanda.
icyo twagerageje kugikoraho, twagerageje kwidantifiya abo bana. Abaturuka hano mu murenge wa Remera twatumije ababyeyi babo baraza. Ababyeyi bamwe batugaragariza yuko ari ukunanirana kw'abana, babashyize mu mashuri bavamo, bijyanye n'uko kuntu banywa kore bizigeraho zikabangiza mu mitwe, kuko nabyo ni ibiyobyabwenge. Ubwo rero batubwira yuko mu by'ukuri natwe nk'ubuyobozi twabafasha, ko nubwo ari abakene ariko atari abakene bo kuko abana babo bajya mu mihanda. Turimo turaganira n'ababyeyi babo, ndetse turimo turaganira n'ibigo. Hari ikigo cyitwa Les Enfants de Dieu, hari n'ikindi kigo cy'Igikondo cyitwa Umucyo w'Ejo, nacyo turimo turaganira, kuko ni ibigo n'ikigo cya Fidesco hano mu murenge wa Remera kirahari. Abo n'abafatanyabikorwa barimo kudufasha mu bijyanye no kwigisha abana, bagerageza kubakuramo ibyo bintu by'ibiyobyabwenge no kugira ngo basubize mu murongo. Ababyeyi baragirwa inama mu kubungabunga ubuzima bw'abana babo. Inama nagira ababyeyi batererana abana bajya mu mihanda, iya mbere ni ukugaruka kubahiriza inshingano z'umubyeyi. Icya mbere cy'umwana agomba kubaho, agomba kurindwa, agomba kwambara, agomba kurya, agomba no kwidagadura. Ibyo byose umubyeyi agomba kugira gute, agomba kubyuzuriza umwana. Kabone naho atakwidagadura wenda bijyanye n'abana bishoboye, ariko umwana aba akeneye gukina n'abandi bana. Ukamuha amasaha yo gukina, ukamuha amasaha yo kunezeranwa n'abandi bana, ndetse ukanamutoza umurimo. Njye nicyo mbona gikwiriye gukorwa. Yindi nama nagira ababyeyi ni ukudahahamurwa n'uko umwana yanyweye ibiyobyabwenge. Umwana ashobora kugaruka ku murongo. Niyo nkavuga ngo umwana unywa ibiyobyabwenge ntabwo dukwiriye kumutererana, ahubwo dukwiriye kumugarura mu muryango no kumwereka ko tumukunda. Nicyo kintu cya mbere. Ababyeyi bata ku bana babo, inama nabagira ntabwo ari byiza, kuko baba barimo guhemukira abana babyaye. Rero icy'ingenzi ni uko bashyira imbere ineza y'abana babo, kugira ngo ejo habo hazaza hazabe heza. Babiteho, babafashe, kandi igishoboka cyose umubyeyi ashobora gukora umwana bagikore kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza. Njye mbona ko ikintu umuntu yakora ni uko ababyeyi twebwe twagerageza buryo ki dushobora kubyara abana tubasha gushobora kurera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nanone tukabasha kuba twakwegera abana bacu. Ubwonko bw'umwana ngo ni nka taburo iriho ubusa. Ni ukuvuga ngo nimba iriho ubusa, ni ukuvuga ngo icyo uri bushyireho nicyo kiri bugemo. Niyo ababyeyi mbona dukwiriye kujya tugira igihe nubwo twajya gukora n'ibyo koko tugomba gukora, ariko tukagira igihe cyo kugira gute tukegera abana bacu tukabaganiriza, tukamenya ibibazo bafite. Leta ingamba zigomba gufata ni ugufata abana ku muhanda, ariko yego nanone hari igihe umubyeyi abura umwana we bikamubabaza, ariko ashyizeho iryo tangazo buri wese akaba abizi, akajya amenya n'aho umwana we ari, byaba byiza kurushaho. Iyo duteganya mu rwego rwo gukumira dusanga tunabikora. Gukumira no gukangurira ababyeyi mu buryo butandukanye, mu bukangurambaga dukora igihe cyose, kubera ko ibintu byo guteza imbere umuryango ni ibintu bihoraho. Ntabwo bavuga ngo bikoze ukwezi kumwe urarangije urigendeye, ni ibintu bihoraho. Dukora ubukangurambaga rero butandukanye, byaba ubukangurambaga bw'umuryango, byaba ubukangurambaga bujyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubera ko usanga ayo makimbirane mu muryango niyo atuma abana bajya mu muhanda. Tunyuze mu mugoroba w'ababyeyi, ahantu hose twumva ko hahurira ababyeyi, hahurira abaturage, tuba dukora n'izindi nzego tugatanga ubwo bukangurambaga, kubera ko ikintu cya mbere niyo tuvuga amajyambere ishingiro ryayo n'umuryango. Umuryango udakomeye rero amajyambere arambye ntabwo twazayageraho. Dukorana na gahunda n'inzego zitandukanye rero kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga bukomeza umuryango, buteza imbere umuryango mu bintu bitandukanye. Ariko umuryango witeje imbere, umeze neza, ufite amahoro, witeje imbere mu bukungu, abantu babanye neza, nibwo twumva umuryango twifuza kandi uzatuma wa mwana atajya mu muhanda. Kubungabunga ubuzima bw'abana bo mu muhanda ni inshingano yanjye nawe.
dushyire hamwe mu kubitaho kuko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu. Mwakoze kurikirana ikiganiro cy'uyu munsi twubaka umuryango nyarwanda, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.